Shalom, turashima Imana nanone kubw'uyu munsi mushya, Imana y'urukundo kandi yita ku bantu bose. Bibiliya iravuga ngo ni se w'imfubyi kandi niwe mugabo w'abapfakazi, yita ku barira bose. Niwe uduhaye umunsi mushya, niwe uduteje intambwe nshya. Reka dushime Imana. Icyubahiro ni icyawe nyir'ibihe, ishimwe ni ryawe nyir'ibihe. Ni wowe Mana ishobora byose, ni wowe wera kandi ugakiranuka. Nta muntu n'umwe wasa nawe, nta muntu n'umwe wahwana nawe, nta muntu n'umwe wamera nkawe. Ni mu izina ryawe Kristo tugushimye kandi dusenze twizeye, amen. So God bless you. Reka tuganire ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa 25. Urwandiko Paul yandikiye Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 3. Aravuga ngo nubwo Tito twari kumwe ari umugiriki, ntibamuhatiye gukebwa, ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu, kugira ngo badushyire mu bubata. Are you following? Kugira ngo badushyire mu bubata. This word again. Abo ntitwabumviye na hato ngo dutegekwe nabo, kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri mwe. Kugira ngo iki ngicyo cyumve neza, reka dusome igice cya 5 n'ubundi muri iki gitabo. Igice cya 5 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 4. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Ako ngako urakabonye? Ndagira ngo ukurikiremo neza ibi bintu bihuze. Umurongo wa 4 mu gice cya 2, Paul aragaragaza ko hari abantu binjiye mu ibanga rikomeye, ariko baje gutata umudendezo itorero ryari rifite muri Kristo Yesu. Ariko icyari kibazanye ni ugufata abo bantu Kristo yari yarabohoye, bakabasubiza mu buzima bw'ububata. Hanyuma Paulo mu gice cya 5 abivuga neza. Aravuga ngo Kristo icyatumye atubatura ni ukugira ngo tube ab'umudendezo. Nyamara aba bantu binjiye bo baje kubanza gutata uyu mudendezo, baje kubanza kwinjirira uyu mudendezo Kristo yatanze. Hanyuma Paul aravuga ngo aba bantu baje gutata uyu mudendezo bashaka mbere na mbere kuwutwambura, hanyuma bakadusubiza mu bubata. Kandi uyu mudendezo dufite nta kindi kiri gutuma tuwubona, nuko Kristo yatubatuye. Icya 2, hanyuma muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Murongo wa 2, dore njyewe Paulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Kandi ndabwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka, twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera. Can we read verse 6? Muri Kristo Yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa, ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. Are we following? Muri Kristo ntabwo ikigira umumaro ari ukwizirika kuri ya mategeko, uko amategeko agusubiza mu bubata. Nicyo Paulo avuze. Paulo aravuze ngo nimba ubona ugiye kubaho ugendera ku mategeko,
bizarangira utegetswe gukurikiza buri tegeko ryose. Kandi mu mategeko, iyo itegeko ripfuye ufata igihano. Ariko muri Kristo, intege nke wagize ahora kwakira nk'umwana, kuko Kristo yitaye kuwo uri we muri we kuruta imirimo ukora. Niyo mpamvu birivuga ngo ntabwo twatsindishirizwe kubw'imirimo, ni kubw'ubuntu n'imbabazi za Kristo. Ariko nanone Pawulo akabisobanura neza, ntabwo ubuntu Kristo atanga ari lisansi cyangwa se ari permission ihoraho ijyana abantu mu byaha. Twarabibonye mu minsi yashize tuvuga ko Kristo ikintu cyose atanga agitangira ubuntu, kuko umwuka niwe utanga atangiye ubuntu. Ariko nanone dusanga ko iyo wamaze kumenya ko yakuguze igiciro, ibyo ukora byose biba bihimbaza Imana. Niyo mpamvu dusoma ijambo ry'Imana ku munsi w'ejo, Bibiliya twabonye ko ivuga ngo nunarya ubanza urebe ko ikintu cyose ukora, icyo unywa, icyo urya, kizamura icyubahiro cy'Imana. Ubuntu Kristo atanga mbere na mbere budufungura amaso tukamenya ko tubereyeho Kristo, tukamenya ko tubayeho ku bwa Kristo, tukamenya ko ibyo dukora bigomba kuzamura icyubahiro cya Kristo, tukamenya ko ibyo tuvuga bigomba kuzamura icyubahiro cya Kristo. Nkunda gutanga urugero kuri miruwari. Iyo umuntu ari kwireba mu kirori, ntabwo aba ari kureba ikirahure cy'ikirori, aba ashaka kureba ishusho ye ikirori kiri kugaragaza. Byaba ari ikibazo gikomeye ikirori kiramutse cyicaye kikibwira ko umuntu uri kureba mu kirori ashishikajwe no kureba uburanga bw'ikirahure just. No, isura ikirahure cyerekana niyo ishishikaza umuntu guhora areba mu kirahure. Bivuze ngo igihe cyose ikirahure cyaba kidagifite ubushobozi bwerekana ishusho iri mu kirahure, nta muntu n'umwe wahagarara ku kirori. Muri Kristo Yesu, igituma duheshwa ubu buntu bwo kuba muri we no kumumenya no kumusobanukirwa, nuko duhamagariwe kuba abantu bareflectinga Kristo, ku buryo undebye abona Kristo, unyumvishe yumva Kristo, umenye amenya Kristo. Iyo ibyo bitagikunda, ntabwo ubu buntu bukibufite, ubayeho ubundi buzima buhakana umwimerere wa Kristo. Kuko ikintu cya mbere Kristo atanga mu buntu bwe, atuvana muri ubu bubata nk'uko Bibiliya yivuze. Justification ntabwo ishingira ku mategeko, ahubwo ishingira ku kuba uri muri Kristo Yesu. Our life does not depend on what we do, it depends on who we are in Jesus Christ. Nta mpamvu, nicyo yavugaga, ntabwo Tito ahatiwe gukebwa, no, abo binjira rwihereranwa. Niyo mpamvu we have to be able to discern, tugasobanukirwa n'iki Imana ishaka. Take your time and read the Bible, then pray, usenge, kuko Mwuka Wera niwe uguiding umuntu. N'iki dukeneye ni ukuba dufite kwizera Imana gushingiye mu rukundo. Whatever I do, whatever you do, mbere y'iyo mirimo, mbere y'ibyo n'ibyo, mbere y'ibyo watuye, mbere y'ibyo wacivinze, ufite urukundo. Kristo nimba umwizera, urabigaragarisha urukundo. Ubuzima bwo gakiza bwo kubaho nk'umukiranutsi ntabwo wabugeraho ibyo wizera byose bitari mu rukundo. Niyo mpamvu twabonye ko kugira kwizera kwimura imisozi ariko nta rukundo ntacyo bimaze, nta kintu na kimwe bimaze. Urukundo ni rwo abana b'Imana bakeneye, ni narwo isi ikeneye, kuko urukundo ni rwo Mana. Kwizera rero ukumva uri focused, uri confident ko ibintu biri bube, ariko udafite urukundo muri bene so, mu bavandimwe bawe, nta hantu waba ujya, n'Imana waba uvuga ntabwo waba uyizi. Imana nikore ku mitima yacu, mbere na mbere yomore ibikomere biyirimo, kuko ntibyatuma umuntu akunda. Hanyuma ibohore imitima kubaho kose, hanyuma iduhereze Mwuka Wera ngo atwigishe, ahore atuyobora inzira yo kwizera Imana
binyuze mu rukundo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.